ubwumvikane buke bugaragaza ko intambara no gushyamirana kwa bivamo byaba biri ku rwego ruhanditse rutarabaho kuva ubwo harangiraga intambara y'ubutita mu isi. Muri ibi byose ibibazo bikomeza kwibazwa kenshi kandi na benshi nibigira bitari ko nka buriya President Putin w'Uburusiya arashaka iki we iyahangana n'andi mahanga habapfa igihugu cya Ukraine. Ukraine yose irashaka iki kandi ayo mahanga nayo ni icyo ashaka kuki batumvikana kandi bamwe muri bo babibona neza ko badacunze neza byanavamo intambara ya gatatu y'isi. Ni ikibazo kirambye nubwo bari bwo noneho bisa naho bigeze mu gihe cyo kwitabaza intwaro, ariko mu biganiro n'imishyikirano ku mpande zihanganye byo birarambye, ibindi byagiye biba no mu ibanga. Mu bihe bya vuba mu kwa mbere ku y'umwaka w'2022 habanje kubaho ibiganiro byahuje Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'intumwa za OTAN. Icyo gihe Uburusiya nibwo bwari bwahamagaje inama n'ibiganiro, ariko Uburusiya ntabwo bwaje imbokoboko gusa mu nama, bwari bwiteguriye inyandiko bwanzuye umurundo muri izo nyandiko iriho imitwe n'ingingo nyinshi, izindi mpande zo zisabwa gusinya gusa. Muri izo ngingo harimo ko umuryango wa OTAN udashobora kongera kwaguka bibaho bakira ibindi bihugu mu cyerekezo kivi Burayi werekeza ku Burusiya. Ni ibice ubwo bibarizwamo Ukraine n'ibindi bihugu, kuba nta bikorwa bya gisirikare na bimwe bya OTAN bishobora gukomeza kuhakorerwa muri ibyo bihugu biri mu marembo y'Uburusiya. Ni igice cyose ubwo ngubwo cy'Uburayi bw'Uburasirazuba, Caucase y'Amajyepfo na Aziya yo hagati. Ibyo bikubiye muri iyo nyandiko Uburusiya bwabashyize imbere ngo basinye ntacyo bahinduyeho mu ngingo ya 6 n'iya 7. Ibyo byose kimwe n'ibindi byahinduye ingingo Abarusiya badashaka ko hagira igihindurwaho na gito, no gusoma gusa no kubyemera nta kindi. Ababisesengura neza nka Madame Sylvie Kaufman ni inzobere mu by'imibanire n'amahanga n'umusesenguzi w'ikinyamakuru Le Monde, ati ni ibintu byahise bishyirwa hejuru cyane hafi bitanashoboka, kandi akaba ari nabyo ako kanya Abarusiya basaba ko byakumvikanwaho mu biganiro nk'ibyo ngibyo. Nta n'umwe mu bitabiriye iyo nama washoboraga kubyakira ako kanya, mu gihe izindi mpande muri iyo nama barimo bajijinganyaga abandi bazi ibyo ngibyo byari byo. Putin nawe niko mu burakari bwinshi atungana intoki yagize ati mugomba guhita muduha impamvu zo kubizera kandi nta kuzarira, ibyo mubigire vuba nonaha. Mu kutakira ibyo Uburusiya busaba mu ntonganya nyinshi, Abanyaburayi muri OTAN kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakiri muri ibyo byo kujijinganya gutyo, Putin we yahise yanzura ako kanya yohereza abasirikare n'intwaro rutura, ahita bohereza mu bice by'imipaka n'Uburusiya aho mu gice cya Ukraine. Icyo cyabaye nka ultimatum, ni gasopo nko kugira ati murarenga ku byo dusaba, mwange kubishyira mu bikorwa ibyo ntacyo, ariko turahita turwana nta kundi. Ukraine, igihugu cy'abaturage miliyoni 44 cyahoze mu byari bigize ubumwe bw'Abasoviyete bwayoborwaga n'ubundi n'Uburusiya. Ukraine yabivuyemo irigenga ukwayo mu 1991 byakiriwe uko nguko, ariko ibyo nabyo bikaba ntacyo bivuze mu maso ya Putin n'abandi Barusiya batari bake. Ukraine ntaho ishobora gutandukanira n'ibindi bice byose by'Uburusiya. Ibyo byagarutsweho kenshi, impaka ku ruhande rumwe zihuza cyangwa zigatandukanya ibyo bihugu byombi, Ukraine ukwayo n'Uburusiya ukwabwo. Hari inyandiko nayo yagarutsweho cyane yo mu kwezi kwa 7 mu mwaka ushize, Putin ubwo atanga ibitekerezo bye agaruka ku kuba ngo nta tandukaniro na rimwe ribaho hagati y'Uburusiya na Ukraine, ko ari igihugu kimwe. Ibyo ngo abatabizi ari abadafite icyo bazi na gito ku mateka cyane cyane y'ako karere ibihugu byombi bibarizwamo. Akavuga ko kwigenga ukwabyo kwa Ukraine itandukanywa n'Uburusiya, ibyo ngibyo ngo ari icyago gikomeye cyabayeho mu mateka yashize. Iyi nyandiko ubwayo yatumye bamwe mu banya-Ukraine batangira kumva ko Uburusiya bwaba bubangamiye cyane ubwigenge bwabo, kandi ibyo byanze bikunze bishobora no kuvamo intambara. Ikibazo gikomeye cyane kuri Putin ni uko agaragaza ko abanya-Ukraine ubundi badatandukanye na gato n'Abarusiya, abo ngo bagenda barushaho guhindurwa abagambanyi bikozwe n'Abanyamerika n'abandi Banyaburayi bahuriye muri OTAN, ngo ibyo bigambiriye kugerageza kubatandukanya gusa no kubacamo ibice. Volodymyr Zelensky we ni president wa Ukraine, hari ibyo adahakana kuri iyo ngingo nawe. Oui, nous avons beaucoup en commun, mais nous ne sommes certainement pas une seule nation. Ati yego hari byinshi biduhuza koko, ariko ibyo kuba turi igihugu kimwe, abaturage bamwe, ibyo byo ntabwo ari byo. Kuva mu 2014
nibwo Ukraine yatangiye kwitaza noneho nyabyo Uburusiya no kugerageza kwitandukanya nabwo byeruye mu byari byo byose. Ibyo byatumye hahita haduka kwigumura gukomeye cyane n'imyigaragambyo ya rubanda, bivamo ihirikwa ry'ubutegetsi bwa perezida warushyigikiwe n'Uburusiya. Ibyo Uburusiya ntabwo bwaretse ngo bubirebere birangirira aho ngaho. Muri Ukraine hahise haduka imirwano ikomeye cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uburusiya buhita bushyigikira abarwanyi bahise bagambirira kwitandukanya na Ukraine ngo bigenge cyangwa se ahubwo bo babarizwe ku Burusiya. Ni mu bice bya Donbass na Donetsk birangira intara ya Crimea yitandukanije ityo na Ukraine. Abayituye banakora kamarampaka bemeza ko ari Abarusiya, hahinduka mu Burusiya guhera ubwo ngubwo. Perezida Zelensky wa Ukraine hari ikibyo ngibyo abivugaho. Бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Ati birashoboka cyane ko kwigarurira igice cy'ubutaka bw'ikindi gihugu ibyo byashoboka koko bikabaho, ariko ni ibikorwa nabyo bibaho mu gihe gito, ntabwo biramba. Ntabwo bishoboka nanone ko imitima n'urukundo abanya-Ukraine dufitiye iki gihugu cyacu byagira ubasha kubyiga bizangwa bihindure noneho bigane ku Burusiya. Ibyo ntibizigera bibaho. Людей до України. Kugeza ubu iyo hakozwe imibare kwishanisha ry'icy'abanya-Ukraine muri rusange batekereza cyangwa bashaka, abaturage basanzwe nyine muri rusange 34% nibo bifuza ko igihugu cyabo cyatandukanwa burundu n'Uburusiya mu buryo bwari bwo bwose, byaba mu buryo bw'amahame ndetse n'imipaka, ahubwo bakanabarizwa mu muryango wa OTAN. Si bake, ariko ijanisha risigaye ubwo ngubwo ni 66% mu banya-Ukraine. Abo ngabo ntabwo babikozwa, bumva hari ibyo bagomba gukomeza gufatanya mu byanze bikunze n'Abarusiya kuko bifata kimwe nabo bakaba abantu bamwe. OTAN no muryango w'ubufatanye mu bya gisirikare washinzwe mu 1949 ugahuza ibihugu bya Amerika ya ruguru kimwe n'ibindi by'abanyaburayi. Impamvu zishingwa ryawo kwari ukugambirira icyo gihe kwishyira hamwe ngo bahangane neza n'ibihugu by'Abasoviete. N'umuryango wagiye waguka cyane maze bigera mu myaka y'ibihumbi 2000 barawushyizemo n'ibindi bihugu byinshi byo mu burasirazuba bw'Uburayi byahoranye n'Uburusiya muri ubwo bumwe bw'Abasovieti. None ubu ngubu ubutegetsi bwa Ukraine nabwo bugambiriye kuwinjiramo. Ibyo bikaba ibintu bidashoboka na gato ku Burusiya, igihugu bihana imipaka gituwe n'abaturage bahuje byinshi mu mateka. Kubarizwa rero muri OTAN kwa Ukraine ngo ni nko guha ikaze misile rutura zitabarika z'Abanyamerika zikaza gushingwa neza mu marembo yabo y'Abarusiya. Aho kuri bo ni umurongo utukura na bariyeri itarengwa. OTAN kwagukira muri icyo gice bagana ku Burusiya uko ngo kwararangiye aho bageze naho ngaho, nta kundi gutera intambwe berekeza imbere. Ukraine ntabwo ishobora kubarizwa na gato muri OTAN ku Barusiya. Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Putin ati intambwe yindi yariyo yose OTAN yatera mu burasirazuba bw'Uburayi ntabwo ishoboka kuri twebwe, byararangiye byo kwaguka k'uwo muryango. Nyamara kandi nubwo ibintu bigeze aha ngaha aho bigeze ubu nyine haracyari ibintu bigera muri bitatu by'ingenzi bishobora no gutuma ubu bwumvikane buke butarinda bugeza mu ntambara yeruye. Icyambere nuko Ukraine yari isanzwe n'ubundi itaremererwa neza kwakirwa muri OTAN. Ibihugu nk'Ubufaransa ndetse n'Ubudage n'ubundi byarangije kwigengesera bikomeye no kudahita bihutira kwakira ubusabe bwa Ukraine, n'ubundi ngo ni mu buryo bwo kwirinda ubushyamirane n'Uburusiya. Icya kabiri kikaba ku Burusiya nabwo abasirikare bwohereje hafi n'imipaka ya Ukraine, abo batigeze bambuka umupaka na rimwe ngo ni nk'urukuta cyangwa se bariyeri gusa yereka OTAN ko batazigera baharenga, ariko nta musirikare w'Uburusiya wigeze atera indi ntambwe ngo yinjire ku butaka bwa Ukraine. Kimwe nuko ku rundi ruhande Abanyamerika bo berekana ko nta bushotoranyi n'Abarusiya bifuza ko bwabaho, bakaba bakora n'ibishoboka byose ngo bereke Uburusiya ko nta n'intambara bifuza guhuriramo nabo ubu ngubu. Ibyo byose bikagaragaza ko nubwo kumvikana bikigoranye cyane, ariko kandi nanone ku rundi ruhande kuba hari intambara iyo ariyo yose mu buryo bweruye yabaho nabyo birushaho kwirindwa. Ku rundi ruhande hari ingingo nyinshi zivanaho ko hari ibihugu byakwishora ubu ngubu mu ntambara n'Abarusiya. Impande zombi barabizi, nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa naho zihanze amaso ahandi. Uburyo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka kuva muri Afghanistan shishitabona. Ibyo biracyari ikintu cyo kwigengeseramo cyane rero kuba ubu ngubu bakwemera kugira indi ntambara iyo ariyo yose babarizwa mu mwisi.
kandi hakaba nanone ubundi bushyamirane no guhangana nako kutoroshye n'Ubushinwa. Ibyo nabyo abanyamerika babihugiyeho mu buryo butatuma bahita bemera kurwana n'Uburusiya ubu ngubu. Ibindi bihugu bikomeye cyane mu by'igisirikare muri OTAN nk'Ubudage. Iki ngiki ni igihugu aho ubutegetsi buheruka guhinduka vuba ahangaha mu mwaka ushize, ku buryo nabo bagifite byinshi cyane bahugiyeho muri politiki z'imbere mu gihugu cyabo. Naho Ubufaransa ubu nabwo buhugiye cyane mu matora y'umukuru w'igihugu bari gutegura agomba kuba muri uyu mwaka, mu ipiganwa nabwo rikomeye cyane. Ibyo bibahugije ku rwego rwo hejuru. Nyamara nanone Uburusiya bukaba bukifashishije n'iturufu ikomeye cyane ijyana n'izamuka naryo ritoroshye rya gaze. Yarahenze cyane, igiciro cyayo kikuba hafi inshuro enye zose, kandi 1/2 cy'ikenerwa yose mu Burayi iva mu Burusiya. Ibyo byose bituma Uburayi nabwo aka kanya butiteguye intambara, mu gihe n'ubukungu mu bihugu byinshi butabuze guhungabanywa bikomeye na COVID-19. Hagati aho rero, nubwo abanyamerika n'abandi banyaburayi muri OTAN nabo batakira kuko ibyo kuba batera utwatsi burundu ubusabe bwa Ukraine muri OTAN birarushaho gutuma nabo kuyakira bigoranye cyane mu kwirinda intambara n'Abarusiya. Abarusiya nabo bihagazeho bikomeye, bakagaragaza ko OTAN itazongera kurengana santimetero karimwe yonyine igana mu byerekezo by'Uburusiya. N'ubwumvikane bigoranye cyane kubonera igisubizo, ariko kandi bukiri kure yo kuba bwavamo intambara yeruye.